Reka tubaramutse mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Nkuko mwene data amaze kubabwira, amazina nitwa Kabigera Robert. Tugiye gukomezanya n'icyigisho cya kabiri cyo muri aya materaniro. Mbere yuko dukomeza rero, reka twiragize Imana dusenga. Uhabwe icyubahiro data ugira imbabazi uri mu ijuru. Tugushimiye cyane kugira neza kwawe n'imbabazi zawe turindirwamo. Izina rya rihimbazwe. Tugushimiye cyane ijambo ryawe umaze kutwigisha mu mwanya utambutse. Ude guhinduka kubw'umwuka wera, duhabwe imitima mishya n'imibereho mishya, bityo kurema kwacu biguhesha icyubahiro. Tugiye gukomeza mu mwanya wa kabiri. Turagusabye ngo umwuka wera akomeze kutuyobora, kandi abateze amatwi bose umwuka wera yugura imitima yabo. Tubiguse mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, katwongere tubaramutse ndetse tunabaha ikaze muri ibi byigisho. Imana ibaha umugisha. Tugiye gukomeza twiga ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe imikorere y'itorero ry'ukuri. Impamvu yo kwiga ibyigisho nk'ibi, turi mu isi yuzuye amatorero, kandi buri torero rikagira iyaryo mikorere. Ibyo bituma ari ngombwa ko abantu bose bashaka gukorera Imana nk'uko ishaka, abantu bose bashaka kubaka, bashaka gukorera Imana, basabwa kwiga bagasobanukirwa ishusho y'itorero ry'Imana ry'ukuri, bagasobanukirwa kandi imikorere yaryo. Nk'uko ibyanditswe bibivuga mu gitabo cy'Abefeso ibice 4, Bibiliya itubwira ko hari umubiri umwe, ubwo ni ukuvuga itorero rimwe, bitandukanye n'ibyo tubona hano ku isi, aho hari amatorero ibihumbi, imyizerere 1000, imibatizo 100, buri ryose rigakora mu buryo buryoroheye. Ibyo bintu ntabwo byemerwa mu maso y'Imana. Byaba ari amakosa umuntu akoze iyo gupfa kubaka kwizera kwe ku myizerere yose abonye, akayoboka itorero ryose abonye, adafite intangamugabo yuko itorero ayobotse, imyizerere yubatseho kwizera kwe bifite ireme mu ijambo ry'Imana. Iki gitabo cy'Abefeso ndumva nshaka gusomamo iri jambo kugira ngo he kuzajya haba umuntu unyurwa nuko yayobotse itorero runaka, yuko afite itorero asengeramo. Ni byiza kugira itorero usengeramo, ariko ni ngombwa kumenya yuko ryubatswe ku kuri, imyizerere yayo isingiye ku kuri, imikorere yaryo yemewe mu maso y'Imana. Abefeso 4:4 ibyanditswe biravuga ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese dusumba twese, uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Nk'uko hari Imana imwe twese turamiya, dusabwa no kugira kwizera kumwe muri yo. Icya kabiri, tukabatizwa umubatizo umwe, nk'uko dufite ibyiringiro bimwe byo kuzajya mu ijuru. Ariko uko Imana yifuza ko ibintu bimera kuri tere hano mu isi siko bimeze, uhereye aho utuye kugeza ahandi. Iri jambo ngo hariho umubiri umwe, iryo jambo umubiri risobanuye itorero. Ushaka kubyumva neza yasoma igitabo cy'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 24. Pawulo yandikira ab'Ikolosayi bizeye ubutumwa, yarababwiye ngo ibyasagutse ku byo Kristo yababajwe nabyikoreye ubwanjye kubw'umubiri we ari wo torero. Ubwo iyo bavuze ngo hari umubiri umwe, baba bavuga ngo hari itorero rimwe.
ubwo imbere y'Imana ni uko ibibona. Ibindi bisigaye ntabwo Imana ibifata nk'amatorero yayo. Niyo mpamvu muri uyu mwanya twifuza kwiga tugasobanukirwa ishusho y'itorero ry'ukuri, tugasobanukirwa n'imikorere y'itorero ry'ukuri, kugira ngo uyoboka aba afite ubwishingizi yuko ibyo yayobotse bitazagambanira ubuyoboke bwe. Noneho ndagira ngo tudatinze cyane kuko turimo gukorera ku mwanya, turagira ngo cya mbere itorero ry'ukuri riba ryubatse ku byanditswe byera, ntabwo ryubaka ku byemezo n'imyanzuro n'amategeko buri dini rijya ryishyiriraho. Ubu buri amatorero yose ariho, haba ahantu hose ujya usanga itorero ryarubatse za kirazira zaryo, ryarubatse amahame rigenderaho, ariko ibyo byose imbere y'Imana aba ari icyaha. Iyo ubiyobotse ariko ko kwizera kutubatse ayo mahame n'izo kirazira n'amabwiriza n'ibyemeza idini ryishyiriyeho, iyo umuntu abyubatseho kwizera kwe, ntabwo aba afite kwizera kwa muhesha agakiza. Itorero ry'Imana ry'ukuri rigomba kuba ryubatswe ku byanditswe byera. Ndasoma igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 12, turasoma umurongo wa 32. Ndagira ngo mwumve uko ijambo ry'Imana rivuga kuri iyi ngingo. Igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 12, umurongo ni wa 32. Haranditse hati bishobora kuba mu zindi Bibiliya iyi edisiyo ya 93 ni igice cya 13 umurongo wa mbere. Haranditse ngo icyo mbategeka cyose mujye mucyitondera, mucyumvire, ntimukacyongereho kandi ntimukakigabanyeho. Uko niko Uwiteka yategetse. Icyo mbategeka cyose mujye mucyumvira, ntimukakigabanyeho kandi ntimukacyongereho. Ibi biciraho iteka amabwiriza n'ibyemezo n'amategeko ashyirwaho n'idini ubwaryo. Noneho ibyo bijya bituma ubyakiriye akabiyoboka, akabyizera, akabigenderamo, aba umuyoboke w'idini aho kuba umuyoboke w'Imana. Itorero ry'ukuri ry'Imana risabwa kuba ryubatse ku byanditswe byera. Nimusoma amateka yo kugwa kw'idini y'Abayuda yahozeho kera, kugwa kwabo no kuyoba kwabo byabagejeje ku kwanga Yesu no kumubamba, byashingiye ku gushyiraho ku kongera amategeko y'idini ku mategeko y'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo cya kabiri cy'ingoma cy'Abami Samahani, igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 17 umurongo wa 19, aho ibyanditswe bivuga ngo ariko Abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mategeko Abisirayeli bishyiriyeho. Hano idini ryari ryarongereye ububasha bwaryo ku bubasha bw'Imana, bituma ishyanga riyoba. Umuntu wese ushaka kuyoboka itorero ry'ukuri asabwa kumenya ngo imyizerere yaryo, imikorere yaryo, amahame yo kwizera kwayo byose yubatse kandi yuzuzanya n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ibyanditswe bivuga n'ubuhakanyi bwabayeho mu by'iyobokamana mu binyejana byagiye bitambuka, cyane cyane Roma yaduka. Hakavuga yuko intambwe ya mbere mu kuyoba kwabayeho icyo gihe kwari ukongera amategeko y'Imana, kwari ukongera amategeko y'idini hejuru y'amategeko y'Imana. Ndasoma amagambo make cyane mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwa 289. Ni icyigisho cya 13 ku baba bafite icyo gitabo Intambara Ikomeye mu zindi ndimi. Ni icyigisho cya 16. Ndasoma isubi ya kabiri uhereye aho icyigisho gitangirira.
harimo aya magambo agira ati the very beginning of the great apostasy was in seeking to supplement the authority of God by that of the church. Intambwe ya mbere mu buhakanyi bukomeye bwabayeho mu mateka y'itorero yabaye kugerageza kongera ubutware bw'itorero hejuru y'ubutware bw'Imana, kongera amategeko y'idini hejuru y'amategeko y'Imana. Niyo mpamvu mu kwiga imikorere y'itorero ry'ukuri, icyambere nuko itorero ry'ukuri riba ryanditswe ryubatse ku byanditswe, naho si ku byemezo no ku mategeko yahimbwe n'idini ubwaryo. Hakomeza hagira hati, Rome began by enjoining what God had not forbidden, and she ended by forbidding what he had expressly enjoined. Roma yatangiye ibuzanye iby'Imana itabuzanije, isoza itegeka abantu gukora iby'Imana yababujije gukora. Nguko amategeko y'idini ajya abangamira, ajya atsikamira amategeko y'Imana. Noneho uyobotse idini riteye rityo akajya akora iby'idini rishaka, watekereza yuko arimo gukora iby'Imana ishaka. Icyo nicyo cyatumye Uwiteka aciraho iteka imyizerere n'imiyobokere nk'iyo. Mu gitabo cya Mariko ibice 7 umurongo wa 7, Yesu yavuze ku myizerere y'ab'icyo gihe n'imisengere yabo, aravuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Icyatumaga gusenga kwabo guhinduka ubusa mu maso y'Imana, suko bavaga gusenga bakajya gusinda, suko bavaga gusenga bakajya gusambana, ahubwo gusenga kwabo kwahindutse ubusa imbere y'Imana bitewe nuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ndumva nshaka iyi ntambwe kuyivaho tukavuga n'ibindi biranga imikorere y'itorero ry'Imana nyakuri. Tukiri kuri iyo ngingo, ndifuza gusoma umurongo wa Bibiliya mu gitabo cy'Imigani ibice 30 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Uwiteka ijambo ry'Imana rikomeza gushimangira ko nta dini ryaba ryafatwa nk'itorero ry'Imana ry'ukuri, ko umuntu atayoboka imyizerere imeze ityo ngo Imana ishima ubuyoboke bwe. Igihe cyose uko bafata amahame imyizerere yabo yubakiye ku byemezo n'amategeko yishyiriho n'idini ubwaryo, ariko bitubakiye ku ijambo ry'Imana. Turaza gutanga ingero tumaze gusoma aya magambo. Imigani igice cya 30 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6, dore uko ijambo ry'Imana ribivuga. Haranditse ngo ijambo ry'Imana ryose haranditse ngo ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabikingira bayihungiyeho. Ntukagira icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Ibi bishatse kuvuga iki? Niba ari umubatizo, ijambo ry'Imana ryategetse ko abantu babatizwa, risobanura naho bakwiriye kubatiriza, risobanura n'uburyo bakwiriye kubatizwamo, risobanura n'ukwiriye kubabatiza, risobanura na kondisiyo cyangwa ibisabwa kugira ngo umuntu abatizwe. Idini riba rikoza amakosa iyo ryicaye ku ruhande, naryo rigashyira handi mahame agenga umubatizo anyuranye n'uko Imana yabipanze, rikongera riti rero kugira ngo tukubatize uzaba wambaye umwenda usutya n'utya, kugira ngo tukubatize imyenda yose ya contribution agombaga gutanga mu itorero utatanze usabwa kuba wazanye rese zazo, usabwa kuba umaze mu idini igihe iki n'iki, usabwa kurahirira ibi n'ibi. Kandi ibyo bagusaba kurahirira ni ukurahirira kuba indahemuka ku mahame y'iryo dini ryishyiriyeho, ariko si ukuba indahemuka ku ijambo ry'Imana. Nicyo gituma Imana iciraho iteka bene ayo mategeko y'idini ajya ashyirwaho
abantu bakayayoboka bakayubakaho aho kubaka ku ijambo ry'Imana. Igitabo cyitwa Uwifuzwe byose, ku bazashobora kugisoma, ntabwo tubasoma bitewe no gucungura igihe. Abazashobora gusoma icyo gitabo, muzasome chapitre yacyo ya 86. Abasoma icyongereza ni ku papuro rwa 826. Haranditse ngo igihe Kristo yatumaga abigishwa be, ngo yabahaye ubutumwa bagombaga kwamamaza, ngo ariko muri ubwo butumwa nta mwanya w'ibyemezo n'amategeko yashyizweho n'idini ubwaryo wari urimo muri ubwo butumwa. Ngiki cya mbere kiranga imikorere y'Itorero ry'Imana ry'ukuri. Reka turebe intambwe ya kabiri. Itorero ry'Imana ry'ukuri, administration yaryo cyangwa imiyoborere yaryo, riyoborwa n'impano z'umwuka, ntabwo rijya riyoborwa n'inzego z'ubuyobozi buri wese yahawe. Icyo nicyo kijya kinatuma idini riyoba. Impamvu Imana yabipanze ityo, yarizi yuko iyi dini ryubakiye ku nzego, bijya byorohera Satani iyo ayoboye, iyo amaze kuyobya uri hejuru yabo, ajya afata ibyemezo biyobye. Ibyo byemezo biyobye itorero ryose abayoboke bakabiyoboka, ubwo Satani akaba ayobeje imbaga ariko anyuriye ku muntu umwe. Nicyo cyatumye Imana ibuzanya yuko bene ibyo bibaho. Mu gitabo cya Matayo ibice 23, Yesu uhereye ku murongo wa 7 ukageza ku murongo wa 11, Yesu yatangiye agaya imikorere n'imyitwarire y'ubuyobozi bw'idini yasanze ku isi, ariryo dini ry'Abayuda. Aravuga ngo bakunda imyanya y'ibyubahiro mu birori, ngo bakunda kwitwa abatware. Amaze kwamagana cyane imikorere yabo, asoza avuga ngo mwebwe mwese muri abavandimwe. Twagomba Itorero ry'Imana barigize basabwa gukorera Imana nk'uko abana bari mu muryango, buri wese akora urwe ruhare, ariko nyiri jambo, nyiri ubutware muri uwo muryango ari se wabo nyir'urugo. Natwe dusabwa gukorera Imana nk'abana b'umuryango umwe, tugendeye ku itegeko ry'ubuvandimwe. Iryo ni ryo hame Yesu yashyizeho. Hano mushobora kumbaza mutese ko habayeho igihe ko tujya dusoma mu ijambo ry'Imana kwe Imana yigeze itegeka ngo batore abatwara 1000, n'abatwara 500, n'abatwara 100, n'abatwara 50, n'abatwara 10, bityo. Noneho Mose we akaba yari hejuru ya on the top of hierarchy, mbega yari ku gasongero k'iyo myubakiri, kw'iyo miyoborere yubatse ityo. Mwambaza mutese na benshi mu amadini yose ujya usanga administration yaho ariko yubatse. Noneho hakaba uyobora hepfo ku mudugudu, bakazamuka hejuru kuri paruwase, bakazamuka hejuru ku ntara cyangwa field cyangwa conference, biterwa n'imyubakire y'inzego za buri dini. Ariko iyo myubakire y'izo nzego nuko yubatse, kandi ababikora bamwe babiterwa no kudasobanukirwa Bibiliya, abandi baba barasobanukiwe ariko bakareba inyungu n'icyubahiro kibibamo bagashaka kubigenderaho, nubwo bazi yuko iyo ngoma iyo miyoborere Yesu yayibirinduye, nk'uko tugiye kuza gusoma mu kanya. Reka tubanze tuvuge kuri icyo. Mu gitabo cyo Kuva ibice 18 harimo inkuru ya sebukwe wa Mose, umugabo witwa Yetiro wubahaga Imana. Mu butayu igihe Mose yari kumwe n'abana b'Isirayeli bagana i Kanani, yasanze Mose yazazaniwe, amugira inama, aramubwira ati ntabwo bikwiriye yuko uyobora wenyine, ahubwo shyiraho abazajya batwara 10, abandi batware 50,
abandi batware 100, abandi batware 1000, bityo nawe usigare uri hejuru on the top of hierarchy. Noneho aramubwira ati rero wowe uriyo ku gasongero, ibizajya binanira aba ari byo uzajya ukora. Icyo gitekerezo amadini menshi ajya gikoresha nk'uburyo bwo gutsindishiriza imiyoborere yubakitse ityo. Nibyo noneho turashaka kubisobanura kugira ngo mwumve ukuri kw'ibyo tuvuga, ko itorero ry'ukuri ryubatse ku mahame y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo riyoborwa n'impano z'umwuka, ntabwo riyoborwa n'inzego. Ndasobanura ibi bintu bikurikira. Abo bantu Mose yashizeho agiriwe inama na sebukwe, ntabwo bari abantu bo kuyobora mu birebana n'iyobokamana. Nta numwe muri abo watambaga igitambo, nta numwe muri abo wosaga imibavu, ahubwo ibyo bari bashinzwe ni governmental affairs of the nation, yani ni birebana n'imitegekere. Kuko icyo gihe cya Mose yari afite ubutware bw'uburyo bubiri. Yayoboraga ibirebana n'iyobokamana, ariko akayoborana n'ibirebana n'ubutegetsi busanzwe, ibyo bita government affairs. Abo bayobozi bubakitse muri izo nzego ntabwo bari mu ishami ry'iyobokamana, ahubwo bari mu miyoborere y'ubuzima busanzwe. Ndashaka kubihamya nsomye Bibiliya kugira ngo ibi byumvikane neza. Nako nsomye umwuka w'ubuhanuzi. Turasoma igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, icyigisho cya 33, ni page ya 376 ku basoma icyongereza. Haranditse ngo yego, muri iki gitabo harimo aya magambo nifuza ko tuyasoma twese tukayumva. Ni 374. Haranditse ngo the government of Israel was characterized by the most thorough organization. Guverinoma ya Isirayeli cyangwa se ubutegetsi bw'Isirayeli bwarangwaga na gahunda iboneye. Wonderful alike for its completeness and its simplicity. Bwari ubuyobozi bwubakitse mu buryo butangaje kandi bworoheje. Hepfo haranditse ngo the order so strikingly displayed in the perfection and arrangement of all God's created works was manifest in the Hebrew economy. Gahunda iboneka mu by'Imana yaremye yose no mu mikorere yabyo yagaragaraga no mu miyoborere y'ishyanga ry'Abaheburayo. Noneho mwumve rero, God was the center of authority and the government, the sovereign of Israel. Imana niyo wari umutware wabo w'ikirenga, nyiramategeko yose. Moses stood as their visible leader. Mose nawe yarahagaze nk'umuyobozi wabo ugaragara. By God's appointment to administer the laws in his name. Yarashizweho n'Imana kugira ngo ajye abaha amategeko mu izina ry'Uwiteka. Noneho aho nashatse naha. From the elders of the tribes, a council of 70 was afterward chosen to assist Moses in the general affairs of the nation. Mu bakuru b'imiryango hatowemo abatware 70, abo inshingano yabo bafashaga Mose mu mitegekere y'iryo shyanga. Ntabwo bari abantu bo gutamba ibitambo, ntabwo bari abantu bo gusengera abantu, ntabwo bari abantu bo kosa imibavu. Ibyabo bari bafite inshingano za gitegetsi, ariko ntabwo bari bafite inshingano z'iyobokamana. Ndagira ngo nshimangira icyo nongere gusoma no ku rupapuro rwa 312 inshingano y'aba bantu bari bafite imiyoborere yubakitse muri ubwo buryo. Noneho turasoma
urupapuro rwa 312 n'ubundi rw'icyo gitabo abakurambere n'abahanuzi. Ndasoma paragraph ya 3. Haranditse ngo the 70 elders were to assist Moses in the government of Israel. Abo batware 70 bagombaga gufasha Mose in the government of Israel, mu mitegekere y'ishyanga ry'Isirayeli. Rero kubaka inzego z'idini ukazubaka muri ubwo buryo ugendeye kuri iki gitekerezo ubukozi bitari byo. Igihe cyarageze ubwo Yesu yazaga ku isi atandukanya inshingano z'imitegekere izaziha leta, noneho n'inshingano z'imyizerere zirebana n'ibyo gushaka agakiza no kujya mu ijuru, izo nazo aziha itorero. Noneho mu nzego z'ubutegetsi biremewe neza kubaka iriya mitegekere nk'uko yari iri mu gihe cya Mose hakurikije iriya hierarchy system. Ariko mu nzego z'itorero Yesu arabibirindura, aravuga ngo ntihakagire uwitwa mukuru kuko umukuru wanyu ari Yesu Kristo. Ibyo biragaragarira mu mpaka ziri mu gitabo cya Matayo ibice 20 uhereye ku murongo wa 20 ukageza ku 28. Abigishwa bagiye impaka bashaka kumenya ngo ninde uzaba umukuru muri bo, bashaka yuko Yesu abapanga. Ariko arabahakanira, arababwira ngo abatware b'amahanga babatwaza igitugu, ariko kuri mwe siko bizaba, ahubwo ushaka kuba mukuru ajya b'umugaragu w'abandi, azajya b'umugaragu w'abandi. Ndagira ngo iyi ngingo njya kuyivaho maze gusoma muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Burya bari abayobozi bubatswe bakurikije za nzego bari bemewe muri governmental affairs of the nation, mu nzego z'imiyoborere zibirebana mu nzego z'imiyoborere byari byemewe. Naho Yesu yabitandukanirije biracyemewe mu ishami ry'ubutegetsi. Ariko ibyitorero bino byo by'agakiza, byo gusenga, byo kujya mu ijuru, byo ntabwo bigomba kubakika hakurikijwe bya bindi. Niyo mpamvu byanditswe bitya muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwe byose. Muzirikane ko turimo kwiga imikorere y'itorero ry'Imana ry'ukuri kugira ngo abantu bose basobanukirwe. Urupapuro rwa 414 rw'igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ibisobanurwa hano ni inkuru ya Bibiliya yanditswe mu gitabo cya Matayo igice cya 20 uhereye ku murongo wa 20 ukageza ku murongo wa 28. Impaka abigishwa ba Yesu bagiye zibirebana n'ugomba kuba mukuru muri bo, noneho n'uburyo Yesu yakemuye iki kibazo. Yesu ntabwo yavuze ngo Petero azabayobore, Yakobo azamwungirize. Yaravuze ati mwese muri abavandimwe. Itoro ryagombaga kuyoborwa n'impano, buri wese agakora uko impano yiri, ariko ntabwo ryagombaga kuyoborwa n'inzego. Icyo ni ikimenyetso gikomeye kiranga imikorere y'itoro ry'Imana ry'ukuri. Bene iryo nta nubwo Satani yariyobya, kuko aramutse ayobeje umwe, nta uri hejuru ufatira abandi byemezo ku buryo Satani ayobeje uwo bose bayoba. Nicyo burya Yesu yashakaga. Ngaho reka nsome aya magambo. Haranditse ngo muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Kuba afite iby'izindi ndimi murareba mu cyigisho cya 45 paji y'Icyongereza ni ya 414 paragraph ya 2. Haranditse ngo instead of appointing one to be their head, Christ said to his disciples, be not called rabbi, neither be called masters, for one is your master, even Christ. Ibi byanditswe muri Matayo 23 murongo wa 8
kugeza ku wa 10 haranditse ngo mu cyimbo cyo gufata umwe ngo amugire umutware w'abandi Kristo ahubwo yabwiye abigishwa be ngo ntimuzitwe rabi kandi ntimuzitwe bakuru kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo. Ibyo byanditswe muri Matayo 23 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Aho yatoye umwe ngo n'uyu mujye mumwubaha, ibyo abayibwiye mu byemere, ebyemeza afashe mu biyoboke. Aravuga ati mbigenje ntyo ya Satani yamuyobya nawe akayobya abandi. Arababwira ngo mwebwe ntimuzitwe bakuru, mwebwe ntimuzitwe rabi, mwebwe mwese muri abavandimwe. Haranditse ngo the head of every man is Christ. God who put all things under the Savior's feet gave him to be the head of all things to the church, which is his body, the fullness of him that fills in all. Haranditse ngo umutwe w'itorero ni Kristo. Imana yashize byose munsi y'ibirenge bya Yesu, yamuhaye kuba umutware w'itorero, naryo rikaba umubiri waryo ushyikirwamo na byose. The church is built upon Christ as its foundation. It is to obey Christ as its head. It is not to depend upon man or be controlled by man. Itorero ryubatswe kuri Kristo, niwe rufatiro rwaryo. Kristo niwe ugomba kuribera umutware, ntabwo rigomba kwishingikiriza ku muntu wari we wese cyangwa ngo rigengwe ritegekwe n'umuntu wari we wese. Imiyoborere y'itorero nuko Kristo yayipanze. Ngicyo ikigaragaza, icya kabiri kigaragaza imikorere y'itorero rya Kristo ry'ukuri. Habayeho igihe abigishwa ba Yesu nabo akanyota karaza, bakumva hagira uba umuyobozi w'ikirenga uyoboye abandi, ariko Yesu ibyo ntiyabyemera. Aravuga ati ntimuzitwe bakuru. Igihe basiganiraga, ndetse uwitwa Yohana na Yakobo bene Zebedayo bunyina yagerageje kubateretera. Iyo nkuru reka tugerageze kuyisoma kubw'inyungu z'abaduteza amatwi wenda badakunda gusoma Bibiliya, dusobora gutekereza ko wenda iyo nkuru bayizi kandi batayizi cyane. Ngaho reka dusome igitabo cya Matayo 20 umurongo wa 20 turageza ku 28. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho Yesu ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ategeka ko aba bana banjye bombi bicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe. Ubwo umwe yaramusabiye kuba umuyobozi mukuru, undi amusabiye kuba umwungirije. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati turabibasha. Ubwo ntabwo bari basobanukiwe icyo ababwiye. Arababwira ati ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho. Ubwo yavugaga urupfu bagombaga kuzapfa bamuzira. Atariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye sijya ubigaba, keretse abo data yabitunganirije. Babandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu, n'abakomeye babo bahawe kubategeka. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya b'umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya b'imbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Nguko Yesu yaciye ikibazo cy'imiyoborere y'itorero ishingiye ku nzego. Ahubwo mu gitabo cy'Abefeso ibice by'umurongo wa 11 haravuga ngo azamutse mu ijuru aha abantu impano, aha bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi,
abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, abandi kuba abungeri n'abigishwa. Umurongo wa 12, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Gukomeza umubiri wa Kristo bivuze to strengthen the church, mbega gukomeza itorero, kugira ngo itorero rube ryubakitse rikora neza umurimo wo kugabura iby'Imana. Bivuze ngo inzego zaryo zubakitse neza, umurimo waryo riwukora neza. Imana yashyizemo zirya mpano, isi ikuraho inzego burundu. Ngiyo ibiranga imikorere y'itorero ry'Imana nyakuri. Reka twihute tuvuge no ku bindi. Itorero nyakuri ry'Imana, misiyo yaryo cyangwa ibyo ryatumwe gukora ku isi byubakiye ku bintu bibiri bikomeye: kwamamaza ubutumwa bwiza no gufasha abakene. Ibyo byanditswe muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 21. Yesu amaze kuzuka yabwiye abigishwa be ngo, uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Ubwo rero kugira ngo usobanukirwe ibyo data yatumye Yesu nawe akaza kubituma itorero, usoma Yesaya igice cya 61 umurongo wa 1 n'uwa 2. Misiyo data yahaye Yesu kuza kuyikora hano ku isi, ari nayo Yesu yasigiye itorero ngo riyikore, yari igizwe n'izo ngingo ebyiri zikomeye: kwamamaza ubutumwa bwiza no gufasha abakene. Si ukubaka ibigo, si uguhanga imishinga, si ukubaka inzego zikomeye. Apana, niyo mishinga ibiri. Ndabisoma, reka mbanze mbisome mu gitabo cya Yesaya, turebe ibyo data yatumye Yesu, ari nabyo Yesu yabirindutse akabituma itorero. Haranditse ngo, umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo. Ibi byose bikubiye mu ijambo rimwe ryitwa kwamamaza ubutumwa bwiza. None icya kabiri, yantumye no guhoza abarira bose. Iki cyitwa guhoza abarira bose ntabwo ari ubuhanuzi, ntabwo ari imvugo y'amarenga, ahubwo icyo bisobanuye icyo bivuze. Guhoza abarira bose ni ukugaburira abashonje, ni ukwambika abambaye ubusa, ni ukugamisha abadafite aho bikinga, ni ukurwaza abadafite, ni ukuvuza abadafite kirwaza. Ibyo nibyo byitwa guhoza abarira bose, bigize igice cya kabiri cya misiyo Yesu yahawe n'Imana kuza gukora hano ku isi. Yesu nawe arangije aravuga ngo, uko data yantumye uko nanjye niko mbatumye. Ngiyi imikorere y'itorero ry'Imana nyakuri. Ntabwo ari ukubaka ibigo bikomeye hano ku isi, ntabwo ari ukuhashora imishinga y'ubucuruzi. Ibyerekeranye n'imishinga y'ubuzima busanzwe, iyireba umuntu ku giti cye. Buri wese aba afite imishinga imuteza imbere, buri wese afite imishinga ye ku giti cye. Ariko itorero nk'itorero, Yesu yarihaye inshingano ebyiri: kwamamaza ubutumwa bwiza, ari byo biswe nabwo ubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Icyitwa ubutumwa bwiza gisabwa, kugira ngo ubutumwa bwiza koko busabwa kuba bukubiye mu bintu bibiri: kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ubwo ni ubutumwa bureba umunyabyaha umenetse mutima, umunyabyaha wihebye, umunyabyaha urambiwe ibyaha bye,
umunyabyaha wifuza gusanga Imana ariko ushidikanya yuko wenda Imana itamwakira bitewe nuko yabayeho ubuzima bwinshi bw'ibyaha bwo kuyihemukira. Abo basabwa kubwira ubutumwa bwiza bubahamiriza imbabazi z'Imana, ubushake bw'Imana bwo kubakira, ubushake bw'Imana bwo kubabarira ibyaha, uburyo Imana ahubwo yo yateguye inzira yo kubababarira mbere yuko bihana, igatanga umwana wayo ngo apfe kugira ngo indishyi y'ibicumuro bahemukiye Imana yitange. Iryo ni ryo shami rya mbere ry'ubutumwa bwiza ryitwa kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ishami rya kabiri ry'ubutumwa bwiza, kwamamaza ubutumwa bwiza, ni ukumenyesha abantu umunsi wo guhora inzigo ku Imana yacu. Umunyabyaha ubyinangiriyemo, umunyabyaha ukibikunze, umunyabyaha udatewe ubwoba n'amateka y'Imana, agahamirizwa ko vuba cyangwa kera ibyaha bye bizamukongereza uburakari buhora inzigo bw'Imana. Iryo ni ryo shami rya kabiri ry'ubutumwa bwiza. Si no kuza gushyeshyenga bari mu isi ngo nimuze kwa Yesu muzagira imodoka, ngo nimuze kwa Yesu muzubaka amayetaje, ngo nimuze kwa Yesu abana bazajya muri Amerika, ngo nimuze kwa Yesu muzaba abategetsi. Yesu aravuga ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibisigaye byose muzabyongererwa. Icyo bita kwamamaza ubutumwa ni gikubiye muri za ngingo ebyiri: kumenyesha abantu umunsi wo guhora inzigo k'umwami Imana, kugira ngo abanyabyaha be gukomeza guturiza muri byo, ngo abasinzi bakomeze basinde, bamaraya bakomeze basambane, ababeshyi bakomeje babeshye, indyarya bakomeze babugumane. Ni uguhamiriza abanyabyaha banze kubireka, abanyabyaha bakibikunze, abanyabyaha bakibikuramo inyungu, bagomba guhamirizwa iby'uburakari bw'Imana buhora inzigo kugira ngo bahunge umujinya uzatera. Icyo nicyo cyiswe ishami rya mbere mu kwamamaza ubutumwa bwiza, ryitwa kumenyesha abantu umunsi w'inzigo y'umwami Imana. Icya kabiri ni ukumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, maze babanyabyaha bashengutse, babanyabyaha barambiwe ibyaha, babanyabyaha bifuza gusanga Imana, babanyabyaha batewe ubwoba n'uburakari bw'Imana butazabura kubageraho, bagahamirizwa yuko Imana ibyifuza, Imana ibishaka, Imana yabagiriye imbabazi, nibayishanga izabababarira unconditionally, mbega nta mananiza ishyizeho. Noneho Satani ukuntu ari mubi, ajya birindura ibintu, yahagurukije amatorero, nayo yitwa ko yamamaza ubutumwa bwiza ariko ntiyamamaze buno Yesu yavuze. Bo bakagira ubutumwa budashingiye ku kuri, butari bwa bundi Yesu yatumye itoro kwamamaza, bwo kubwira abantu ngo ngwino uzakira uburwayi bwose, ngo ngwino uzagira imodoka, ngwino uzubaka inzu nini, Yesu aragukunda uzashingirwa umugore mwiza, ibintu Yesu isanga Yesu uzabona umugabo w'umukire. Ibyo ni amarimanganya. Ikibabaje nuko isirimo abantu bashaka kuyoboka, noneho itoro ryigisha rityo ryaba ari ryo rimwegereye agapfa kuriyobokera icyo. Ni nayo mpamvu ibyanditswe tubwira ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya, mwirinde hatagira umuntu bayobya. Itorero ry'Imana ry'ukuri ryigisha, ryizera ibishingiye ku kuri kwa Bibiliya. Uzakubwira ngo ngwino kwa Yesu uzabona umugabo w'umukire, azabanza kwandi akwereka aho byanditswe. Uzakubwira ngo ngwino kwa Yesu, ngwino ngusengere, buri munsi nzajye ngusengera, nawe uzazamurwa mu ntera, azabanza kwereka aho byanditswe. Izo nyigisho nk'izo zazanywe n'ubundi buhanuzi bwahanuwe ko mu minsi y'imperuka abantu bagombaga gucuruza ubuntu bw'Imana. Kuko mu gitabo cya Yohana ibice 2
no mu gitabo cya Matayo 21 hari inkuru ebyiri zanditswemo aho Yesu mu bihe bibiri bitandukanye yirukanye abagurishirizaga mu rusengero. Byanditswe muri icyo gitabo mu gitabo cyitwa Uwifuzwe ibihe byose. Muzasome icyigisho cya 16 cy'icyo gitabo. Igihe Yesu yirukanaga abagurishirizaga mu rusengero, yanyujije ijisho rya gihanuzi mu binyejana byinshi ngo arebe ibizaza bizakurikiraho muri kino gihe giheruka turimo, ngo abona abantu bazacuruza ubuntu bw'Imana. Abona abantu bazacuruza ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu hari abantu basohoye umushinga wo gushaka abanyabyago. Uwatinze gushyingirwa, uwiza agatinda kubona akazi, ufite umurimo urumba, ucuruza bikanga, akababwira ati rero burya umuvumo w'Imana ukuriho, inyatsi z'iwanyu zikuriho, imizimu y'abasogokuru ikuriho, uzaze ngusengere, noneho uzacuruza bigende, uzaze ngusengere, noneho uzahinga byere, uzaze ngusengere, nawe bazakwibuka bakurambagize. Maze ubu isi yahumye, abantu badasoma Bibiliya, batazi imikorere y'itoro ry'ukuri y'Imana, bakayoboka abameze batyo, bakabarya utwabo bakatumara, ibyo bigasoza binatugizeho ingaruka natwe badakora nk'ibyo. Niyo mpamvu abantu bagomba guhumuka. Erega kutamenya ibyanditswe ni ikibazo. Musome Mariko igice cya 12 umurongo wa 24. Yesu yaravuze ngo nicyo gituma muyoba nuko mutamenya ibyanditswe. Niyo mpamvu iyo tubonye platform nk'iyi, tuba dusabwa guhumura ubwenge bw'abantu n'amaso y'abantu kugira ngo abantu bamenye ibiranga itoro ry'ukuri ry'Imana, bamenye ibiranga imyizerere mizima. Umuntu wese yakire kwizera kwakiza ubugingo bwe, apana ibyo kukubeshya ukayoba, kuko na Yesu byamuhagaritse umutima, asiga yihanangirije abigishwa be ngo mwirinde hatazagira umuntu bayobye. Noneho reka tuvuge kuri rya shami rya kabiri. Itorero nyakuri ry'Imana ryahawe inshingano yo guhoza abarira bose. Ryahawe inshingano yo guhoza abarira bose. Iki bita guhoza abarira bose gisobanuye iki? Guhoza abarira bose ni ukugaburira abashonje. Iyo ni inshingano yera y'Imana. Ubu nta dini riyivugaho, ariko ndagira ngo mbabwire ngo gufasha abakene ni inshingano yera kimwe niyo kwamamaza ubutumwa. Itorero riba rihemutse, riba rigambaniye guhamagarwa kwaryo iyo ryirengagije iyo nshingano yo gufasha abakene. Ndagira ngo tubanze dusome muri iki gitabo cya Yesaya. Mu gitabo cya Yesaya ibice 60 ku murongo wa mbere hari ibyo umuhanuzi yavuze mu marenga nifuza gusoma maze tukabisobanuza umwuka buhanuzi kugira ngo dusobanukirwe neza. Haranditse ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Hano ubwirwa ni itorero ry'Imana. Umwijima wagombaga kubudikira isi. Ndagira ngo aya magambo mu nkundire tuyasobanure twiyambaje igitabo cyitwa Imigani ya Yesu cyangwa Imigani ya Kristo, kugira ngo dusobanukirwe neza n'icyo umuhanuzi Yesaya yashakaga kuvuga muri ariya magambo. Mbere yuko nsoma ngo tubihamye, reka mbanze mbibabwire kugira ngo mubyumve, nze gusoma nyuma ari ugutanga ibihamya ariko mwamaze kumva.
ariya magambo dusomye mu gitabo cya Yesaya ngo byukura bagiranye kuko umucyo wawe uje, yabwiraga itorero. Kurabagirana kwaryo ni ukugaragaza ineza y'Imana n'imico y'Imana mu bantu. Ibyo nibyo bigomba kugira imbaraga irehereza abantu kugusanga Imana. Iki cyitwa ngo umwijima uzatwikira amahanga, ni umwijima w'icuraburindi utwikire amoko y'abantu. Uyu mwijima ngo ni uwo kumenya Imana nabi. Ngaho reka mbisome. Uyu mwijima ugomba gutamururwa muri ubu buryo. Haranditse muri icyo gitabo urupapuro rwa 415 ku basoma icyo gitabo, ni chapitre iheruka. Haranditse ngo it is the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the world. Umwijima ubudikiye isi ni umwijima wo kumenya Imana nabi. Abantu bamenye Imana nabi bazi ko kugira ngo iguhe umugisha ugomba kubanza kugira ibyo ushora, nguko kumenya Imana nabi. Bamwe babyita ngo ni ukubiba imbuto. Icya kabiri, umwijima wo kumenya Imana nabi utera abantu kumenya ngo abahiriwe n'iby'ubu buzima ari b'Imana yishimira. Ibyo bigatuma n'uwabibonye abyibye, n'uwabibonye ahuguje abandi, n'uwabibonye ahuguje mwene nyina, n'uwariye iby'imfubyi za mwene nyina, iyo bimukijije abibonamo umugisha w'Imana, agatekereza yuko Imana imwishimira. Uwo ni wo mwijima wavugaga wo uzabudikira isi. Reka nongere nsome noneho nta kindogoya. It is the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the world. Umwijima ubudikiye isi ni umwijima wo kumenya Imana nabi. Men are losing the knowledge of his character. Abantu batakaje kumenya imico y'Imana. It has been misunderstood and misinterpreted. Abantu bamenye imico y'Imana nabi nabo bayisobanurira abandi nabi. At this time, a message from God is to be proclaimed. Mu gihe gisa nk'iki nibwo butumwa nyakuri buva ku Mana bugomba kwamamazwa. Nibwo bugomba kwamamazwa. Noneho ibi bivuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Nukura bagirana dute? Soma haranditse ngo the light of the Son of Righteousness is to shine forth in good works, in words of truth and deeds of holiness. Umucyo wa zuba ryo gukiranuka ari we Yesu Kristo ugomba kurasira isi inyuze mu mirimo y'ubugira neza, mu kwamamaza amagambo y'ukuri no mu bikorwa byo kwera. Noneho uyu murimo w'ubugira neza ni uzarasira isi abantu bamenye ngo burya Imana ikunda n'abakene bitewe nuko itoro ryayo ryatabaye abakene. Nibyo haranditse hatyati Christ, the outshining of the Father's glory, came to the world as its light. Kristo ariwe kurabagirana k'ubwiza bwa Data wa twese yaje kuri iyi si ameze nk'umucyo w'isi. He came to represent God to men. And of him it is written, he was anointed with the Holy Ghost and with power, and he went about doing good. Uwo waje kwerekana mw'isi imico y'Imana. Byanditswe kuri we ngo yasizwe amavuta n'imbaraga maze agenda agirira abantu neza. Agenda agirira abantu iki? Neza. Uwo murimo ni w'itorero ritegetswe gukora. Iyo niyo mpamvu Imana yategetse ko abasenga bajya batanga umugabane wa 1/10 w'ibyo bunguka. Ntabwo kwari ukugira ngo ayo mafaranga Imana izagiye yafatiye ajyane mu ijuru. Ntabwo kwari ukugira ngo abapasitoro bajye bagurirwa imodoka bubakirwe n'inzu nziza. Kuko Pawulo wakoreye Imana kurusha abandi, Petero wabambwa acuriswe kubw'umusaraba,
n'izindi ntumwa zose n'abandi bakiranutsi babayeho, ntawe Imana yigeze ihemba, ahubwo yarababwiye ngo igihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe ye y'ubwami, namwe muzicara ku ntebe 12 mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Iyi polisi cyangwa iyi mikorere yo guhemba abantu kimwe mu icumi abasenga batanga n'amaturo batanga, bikaba ibyo kurya bya pasiteri, bikaba ibyo kumugurira imodoka ihenze, bikaba ibyo gutuma abayobora idini babaho ubuzima buri luxurious, mbega ubwo kubona n'ibidakenewe, ntabwo biri mu mugambi w'Imana. Ndasoma. This is the work he commissions his disciples to do. Uyu murimo wo kugenda bagirira abantu neza twasomye Yesu yakoze, ngo ni nawo murimo yatumye abigishwa be gukora. This is the work which the prophet Isaiah describes when he says, aya niyo magambo, uwo niwo murimo wasobanuwe n'umuhanuzi Yesaya ubwo yavugaga ngo, mbese si ukugaburira abakene umutsima wawe, wabona abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Haranditse ngo, thus in the night of spiritual darkness God's glory is to shine forth through his church in lifting up the bowed down and comforting those that mourn. Uko niko ubwiza bw'Imana buzamurikira ijoro ry'umwijima w'iby'umwuka, binyuze mu gikorwa cy'itorero cyo kunamura abahetamye no guhumuriza ababoroga. Rero ibyo ni itegeko, ntabwo ari amahitamo. Nicyo cyatumye mu gihe cy'intumwa ibi babifataga nk'itegeko, nk'ihame. Itorero ryose ridakora uyu murimo cyangwa ritawufata nk'ihame, ntabwo aba ari itorero ry'Imana nyakuri. Iyo uriyobotse uba ugiye gukorera idini aho gukorera Imana. Iyo niyo ngorane abasenga benshi barimo muri iki gihe. Bayobotse amadini, baratanze biyuha kuya, kandi baracyakomeje gutanga. Ibyo ntibyakabaye bibi, ahubwo nuko batanga aho Imana itabategetse gutanga, aho gushyiraho Imana yabategetse gushyira. Mbega ubirebye bisa nkaho wagira umwana wiga ku kigo cy'ibunaka i Rwamagana, wajya kwishyura kuri konte amafaranga yawe akayobera ku kigo cy'Imusanze. Ubwo ngubwo waba wishyuye, ariko ubwo bwishyu bwawe ntabwo bwakwemerwa, umwana bamwirukana. Si uko utishyuye, ahubwo wishyuye hatariho. Niko bimeze abantu mu madini, baratanga aho guha abakene bagaha pasiteri, aho kwamamaza ubutumwa bwiza bakubaka ibikorwa biri mu nyungu z'abayobora iryo dini, maze ugasanga barashebetse, barananiwe, bararushye, ariko baruhira iby'Imana itazabashimira. Igitabo cya Matayo ibice 30 niho nshaka gusoma mva kuri iyi ngingo. Mu gitabo cya Matayo ibice 25 umurongo wa 31 hari umugani Yesu yaciye kandi w'impamo, werekana ibintu bibiri: uburyo ijuru riha agaciro uyu murimo w'ubugira neza iyi itorero riwukoze, ariko nanone uyu mugani ukatwigisha ko iyi itorero n'abasenga batakoze uwo murimo w'ubugira neza, ibindi bakora ntabwo Imana yabicira kari urutega. Reka dusome duhereye ku murongo wa 31. Umwana w'umuntu bwazazana n'abamarayika bose afite ubutware bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Uyu ni umugani. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati,
nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Impamvu: kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu icyo kunywa, nari umushitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati: Mwami, twakubonye ryari ushonje tukagufungurira, cyangwa ufite inyota tukaguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushitsi tukagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa tukakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati: ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri aba bene data boroheje bari inyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. Ubugira neza bwacu bujya bugira agaciro iyo tubukoreye ababukeneye. Ubwo mwabikoreye umwe muri aba bene data boroheje bari inyuma y'abandi, burya ni jye mwabikoreye. Muri aba bazashimwa, abubatse urusengero ntibarimo, abaguze imodoka ya pasitoro ntabwo barimo, abaguze ikote rya pasitoro ntabwo barimo. Nuko nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa muranyambika. Iki gihe hariho kwibeshya gukomeye kw'imiyobokere y'abantu. Abantu bajya bashenguka no kubaka inzu ya pasitoro, bakarwana no kugura imodoka ye, bakarwana n'ibitagira umumaro. Ariko umwizera basengana nabo rimwe na rimwe ajya siba bitewe nuko yabuze isabune yo kumesa umwenda azajyana, akarwara akazava mu bitaro bataramugeraho. Hari n'abahamagara ngo bamenye abasibye n'abaza gusenga, hakaba ubwo uwo bahamagaye 3-5 bamushyiraho abusabusa ntiyateranye, kumbe yararwaye apfa kera, bakazabimenya n'ikiriyo cyararangiye. Bene iyo mikorere ikiriwe yiteka amaso y'Imana. Ni nayo mpamvu tuba turi hano twigisha ibiranga itorero, ishusho y'itorero ry'Imana nyakuri, n'ibiranga imikorere y'itorero ry'Imana nyakuri, kugira ngo twe kuzajya dupfa kuyoboka, tutazayoboka ibitazatugirira umumaro. Tumenye ngo gukorera Imana n'ukubaka ku byo yavuze, ni ugukora iby'Imana yadutegetse ko dukora, ntabwo ari ugukora iby'idini ridutegeka ko dukora. Uko niko n'idini ry'Abayuda ryaguye. Abantu bahinduka abakozi b'idini, bararuha cyane, bakazajya bakora iki dini ribabwiye aho gukora icyo Imana yategetse. Bene ubwo buyoboke ni bubi cyane. Nimuzi ko byageze naho nasomye amagambo avuga ngo Abayuda babonaga ibyo Yesu akora bakabyemera mu mutima, ngo bagategerezanya amatsiko ijwi riturutse ku bayobozi babo ribabwira ngo nguyu umukiza mu mwizere, ngo ntaryo bigeze babona. Nabo kandi ntabwo bari biteguye kuyoboka bakurikije convictions cyangwa ibyo bemezwa n'imitima yabo, ahubwo bari biteguye gusa kuyoboka ari uko abakuru bavuze. Nuko iryo jwi rivuga ngo Yesu nguyu ni mu mwizere ntibaryumva, ahubwo bumvira ivuga ngo nabambwe. Maze kuko nabo bari barimenyereje kugira abayobozi babo ko ari bo jwi ry'Imana, abayobozi bavuze ngo nabambwe, nabo basubiramo ngo amaraso yazatubeho n'ubyaro rwacu, aracyabakurikiranye na bugingo n'ubu. Rero bene ubwo buyoboke ntabwo Imana ibwemera. Ni ngombwa ko twubaka kwizera kwacu ku byanditswe, tugakora iby'Imana yadutegetse, ubwo nibwo tuba duhagaze neza. Reka turangize iriya nkuru. Umurongo wa 41 niho twari tugeze. Azabwira abari ibumoso ati: nimuva hondi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati: Mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushitsi, cyangwa wambaye ubusa,
cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari inyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Nguko uko abantu bazacirwaho iteka kandi barakoze, barasengaga, ariko bitewe nuko bayobotse nabi. Kugira ngo tugane ku musozo, reka tuvuge ibindi biranga itoro ry'Imana no kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Ibyo byanditswe mu gitabo cya Yakobo ibice 4, igice cya 1 umurongo wa 27. Haranditswe ngo idini itunganye itanduye mu maso ya Data wa twese ni ugufasha abakene mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Ibi bishatse kuvuga iki? Amahame agomba kurindwa. Imana yatanze umurongo w'uko abantu bagomba kwambara, w'uko abantu bagomba kurya, w'uko mbega ubuzima tubamo bwose, ayo mahame Imana yarayatanze. Ariko abantu muri iki gihe kubwo gushaka abayoboke buzura itorero, bagashaka ko idini ryuzura abayoboke, bagiye bagabanya amahame, bituma basenga banduzwa n'iby'isi. Umuntu akambara uko abonye, ngo itoro ryarabibohoye, maze umuntu agakora ibiciriweho iteka mu maso y'Imana, kandi akabikorana umutima utuje, ariko icyizere kizaraza amasinde kimubwira ngo ntacyo bitwaye, itorero ryarabibohoye. Itorero rikemerera abantu gukora iby'Imana yababujije. Gutegeka kwa kabiri 22 umurongo wa 5 haranditse ngo umugore cyangwa umugabo, umugore ntakambarane n'umugabo. Ndetse Bibiliya y'Ikinyarwanda ikoresha imvugo isa nkaho yorohe, ivuga ishobora guteza urujijo, kuko benshi bajya bavuga bati kwambarana burya bivuze ni ugukuramo undi nawe agashyiramo. Ati ubwo niko kwambarana, niba nayambaye uyu munsi undi nawe akayambara ejo, ariko si icyo bivuze. Iyo usomye izindi ndimi zituma byumvikana. Haranditse, wenda tuvuze nk'igiswahili, haranditse ngo mwanamke asivaye mavazi ya mupasayo mwanamume, wala mwanamume asivaye mavazi ya mwanamke. Umugore ntakambara imyambaro yagenewe abagabo, n'umugabo ntakambara imyambaro yagenewe abagore, kuko ukora ibisa bityo ari ikizira mu maso y'Imana. Mu Kinyarwanda yavuga ngo umugore ntakambarane n'umugabo, n'umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora ibisa bityo ari ikizira mu maso y'Imana. Abantu rero bafite ikintu cyitwa kwitsindishiriza no gushaka impamvu zo kutareka ikibi, ajya avuga ati mujya mwumva Ikinyarwanda nabi. Iyo bavuze ngo ntibakambarane, nuko umwe wambara uyu munsi undi akazawambara ejo, ati ubwo babambaranye. Ariko indimi zarakoze zaba nyinshi. Kwambarana kuvuga si nkuko, ahubwo ni ukwambara ibyagenewe igitsina runaka. Iyo abantu babibuzanya, ntabwo biba ari uguhagika abantu no kubahoza ku nkeke, ariko ni ukugira ngo uwizera wese akora iby'Imana yategetse. Wowe kubera iki wakora ibintu biguhindura ikizira mu maso y'Imana? Mu gitabo cya Petero kimwe n'igitabo cya Timoteyo haranditse ngo abagore bambare bikwize. Iyo umuntu yambaye ntiyikwize, bimugira ikizira mu maso y'Imana, agacirwaho iteka. Abantu si babi, burya aba bose mubona babyambara ntimukabagaye, ntabwo ari babi, baba barabiretse, ahubwo nuko amadini basengeramo yababwiye ngo ntacyo bitwaye, ngo itorero ngo ryarabibohoye. Noneho umuntu akumva afite uruhushya rwo gukora iby'Imana yamubujije, idini ryaramubwiye ngo ryarabibohoye. Niyo mpamvu itorero ry'Imana ry'ukuri ryirinda kwanduzwa n'iby'isi. Amahame Imana yatanze mu mirire,
mu myambarire, kuri buri cyiciro cy'ubuzima agengwa n'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro idufashe, ntabwo twarenga aha ngaha. Iduhe umwuka wayo, iduhe n'umutima wemera guhugurika kugira ngo tuyoboke aho tugana, dukora ibyo yategetse ko dukora, mu izina rya Yesu. Amen.